ikaze cyane nanone hano ni kuri RD1. Nimba uri mushyashya kuri iyi channel, nitwa Diane Naomi, ni njyewe tubana umunsi ku wundi, ariko kandi bashishikariza no gukora subscribe. Nimba ari bwo uhageze, kora subscribe. Nimba dusanzwe tubana kandi uzajya ukora like, ukore share, ukore comment, izanye rwose ndazisoma, ndazibona, nabashimira cyane abantu mudutera inkunga, abantu mudushyigikira, abantu mubana natwe umunsi ku wundi. Ni ukuri muri abantu b'agaciro cyane. Uyu munsi rero twagarutse, ndi kumwe n'igitangaza yitwa Cynthia Yego. Ugomba gutera isoni iyo bari kugutera imitoma. Iyo bari kugutera imitoma umera gute? Ngiye ko nkubwira ukagira isoni. Banabuze aho mwirwa nyine ntabwo ngiye nkunda abantu batera imitoma cyane. Abantu bo kuri RD1 rato no gutuma mvugishwa none. Abantu tubana umunsi ku wundi. Ndabizi ko Cynthia mumukunda, umumbwira kenshi, uraje ubone muri comment abantu baraje buzure. Cynthia turamukunda, Cynthia uzamugarure, Cynthia akagenda akaba Cynthia akaba topic. Hari umuntu ushobora kuba afite iyerekwamo hano umukunzi yavuze ase ntabwo ayibonye, yarabajije ngo ubundi Cynthia ni umumama cyangwa umukobwa. Yego yashatse kubaza nyine niba nubatse. Umva ntabwo nubatse, ndi umukobwa ushima. Niba wumva ufite gahunda umva ndahari. Ariko kandi nimba uwo muntu afite gahunda, nizere ko atari Papa Kigali. Papa Kigali? Wasanga ari Papa Kigali. Oya ntabe Papa Kigali. Papa Kigali azavuga ngo goodbye. Ntabwo yabinkora. Nimba usanzwe udukurikirana, Cynthia yavuze hano umusore yifuza uko ameze. Rwose. Nimba utujuje ibintu Cynthia yavuze, rwose ntabwo gushakamo umukwe. Ubwo nyine ntabwo gushakamo umukwe. Hanyuma rero Cynthia twagarutse. Uyu munsi turi kumwe, twagiriye umugisha wo kongera kuba turi kumwe nawe rwose. Noneho abakunzi bawe nizere ko nta deni mbarimo, ntabwo wazongera kukunyishyuza, bakubonye. Hanyuma rero turagaruka mu kanya. Muri iyi minsi rero mu buzima bwa buri munsi, bwaba ubuzima bw'abakundana cyangwa se ubuzima bw'abashakanye, ubuzima bw'abakunzi muri rusange, habamo ikintu cyitwa gufuha. Niyo ngingo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Tugiye kwibaza ngo se gufuha, bajya bavuga ngo ufuhira umuntu ukunda. Ese nicyo kigaragaza koko ko ukunda umuntu? Ngo uwo ukunda uramufuhira, niko njya numva abantu bavuga. Ese nicyo kibigaragaza ko umukunda bya nyabyo, cyangwa se haba harimo na insecurities, kwa kundi uba utiyizeye, wireba ukisuzugura, wireba ukipinga, ukumva wenda umuntu muri kumwe ntago muberanye. Njya wumva abantu babivuga mu makupure menshi, wenda habaye nk'ubukwe, ukuva umuntu avuze ngo baraho ntago baberanye, ngo umwe yahenze undi, ngo umugore yahenze umugabo. Ndibuka arigeze kujya n'umugabo wanjye, umugabo umwe arambaza ngo se n'umugabo mwiza wamukuye, nkaho njyewe ndi mubisha. N'abantu ubu koko umuntu wabikubwiye yari bwoko ki? yari umugabo. Ngura umugabo mwiza wamukuye. Umugabo noneho ujya kubona umugabo mugenzi we akabona ni mwiza sha. Unyumvire? Yaba umugore naye wari kuvuga ati none yaba umugore hari gushya. Yari kumbwira ubwo bwiza bw'ahantu yabubonye. Urumva? Ariko noneho icyo nashatse kubaza, ese kuba umuntu wamufuhira biri nomo? Ese ni byiza, bigaragaza ko umuntu mukunda koko, cyangwa wowe wumva utifitiye icyizere, wumva utamerita uwo muntu, wumva umuntu muri kumwe umeze nkaho utamukwiriye, ubona ameze nkaho wamuhenze, kuba muri kumwe ukavuga uti njye mfite umugabo mwiza rero nintamufuhira ukuntu mbona abakobwa bo hanze bameze, n'ura bwiza bwe nakura basa neza bose bavuga ngo ni mwiza, nintamufuhira ntabwo rizarema. Ugasanga ndi umuntu ora checkinga muri telefone ye, ndirirwa nekaneka utuntu twa hato na hato, ndirirwa mubaza twatubazo twatundi kwa kuntu umuntu akubaza ukagira ngo ari muri investigation. Urumva akaguhata ibibazo kubera ko
nyine uricara ukumva ukavuga se umugabo mwiza kuriya ni njye mufite njyenyine cyangwa hari n'abandi. Ese ubwo nagira ngo twibaze hano mu kiganiro ndetse n'abadukurikiye muri comment muraza kutubwira gufuha ubundi bigaragaza iki, byerekana iki, birasanzwe se, ni byiza se, si byiza se, ntacyo bitwaye kuba wabana n'umugore cyangwa n'umugabo utamufuhira, byagaragaza ko utamukunda senti. Ubundi rero uvuga ukuri kuri maho ngaho kwa nyako kuko nyine ibintu biba byaragiye byivanga ikagenda hazamo n'ibindi, ukuri kwa nyako kugapfa. Ariko ubundi njyewe nko ku giti cyanjye nanjye nakwivuga, njyewe iyo mfuhira umuntu mba mukunda, ariko umuntu nakunda nanjye nubwo mba mwitayeho, mbese nyine niyo nazanga yicaye mu bakobwa 100 ntacyo ngiye byaba bimbwiye, ariko byo byonyine njye no kubona yanibeshye no muri phone yakandikaho be cyangwa se akandikaho shu, ibyo byonyine none akantu k'agatima rero, ibyo byonyine twabipfa umva ahandi byatuma byadutwara ikibazo uti se uyu muntu abaye iki. Ubundi nyine nibyo navuze yuko ariko kuri kwa nyako kuba wabufuhira umuntu akaba harimo urukundo rwa nyarwo, sibyo? Ariko urumva ibintu byarahindutse kuri iki gihe, n'abadakunda urwa nyarwo nabo barafuha icyo kintu bakagikoresha kubera iki? Nyine gute umuntu aba afite umugore mukuru be amukunda, bigaragara ko amukunda, uburyo ushaka no kuba wavuga ikintu yaterega ntabwo waruta umukuru, noneho ukabibona yuko atakwitayeho, wakwikorera ibindi, waba uri kumwe n'undi muntu ukabona yagufuhiye. So abantu bagira inkundo zingana iki? Ubundi abafaransa baravuga ngo tout excès sont mauvais, ni ukuvuga ibintu byose bibaye byinshi biba bibi. Buriya n'isukari iyo ibaye nyinshi iba mbi. Umukobwa wanjye avuga ngo ubuki burarura, ubuki we buriya buramusharirira byatari, ntabwo ajya avuga ngo ubuki burarura. Rero ikintu cyose iyo kibaye cyinshi kiba kibi. Njyewe nemera ko gufuha mu buryo buraho busanzwe. Ndibuka nanze nk'urugero, hari umugabo wanjye nigeze kubona muri telefone ye yanditseho, sinuko izina yanditseho ariko ashyira agatima. Hey senti mbaga ngo habaye iki? Harahiye kabisa ndabyumva. Agatima kumva uwo muntu yari mushiki we, ariko twari tutarabana, ntiramenya nyine famiye ye ngo menye ngo uyu nguyu bapfana iki, menye ngo uyu ninde, ariko mbaza ngo intambara yari ihari. Hey none agatima ubu ndabyumva, wanavuga ati nsobanura yajya gusobanura ukabamurengesha, ibibaze ko tutajya tugira no gutuza byibura ngo twumve. Ubwo reko umuntu agusobanurije none anabimbwira ngo nimujanga ko mushiki we, mushiki wawe ni mushiki wawe nyabaki. Rero njye nemera ko gufuha biri normal, biri mu nyine niko umuntu aremye, ariko nanone bitakabije. Uko kurusha kubona akantu ukakadutaho ukagatindaho, numva ari ibintu bisanzwe. Ntabwo ushaka kubona umuntu ujya muri telefone y'umukunzi wawe yanditsemo wenda nka my love, sibyo? Ngo uvuge ngo birasanzwe, ngo biri nomo. Oya, kandi njyewe nzi abantu bashwanye barabanaga ari umugore n'umugabo bagatandukana burundu, batarabyara kuno mukiri abajeni Marie. Umugabo arangije afata nimero ya mama we ayandikaho umutima. Akosha ndakubwiza ukuri, none niwe muntu bandikiranaga imitoma we na mama we. Oya, umugore uko bibonye bagashwa, umugore umutima ukarara uhagaze akafata. Yari yarabimenye ko ari mama we? Yari yarabimenye ko ari mama we? Ntabwo yari abizi. Urumva umugabo yazaga muri salo ari gucatinga na mutima, umugore ahagaze inyuma ntari kubibona, ariko n'ukuntu ariko kandi agukunda biti byose by'imitoma. Noneho rimwe rero bazandikirana mubwire mu mutima wanjye uzaza unsure ngo ndagukumbuye. Umugore yijyanishwa ahantu kugira ngo acunge uwo mutima wahita abafata, ariko yamaze no kuzinga ibyiwe, agiye kubona asanga n'umukecuru, ndaza tayari mpita mfata ibyanjye nigendere. Arabakurikira. Oya, yarasohotse kumusohoka bigaragara kugiye ari kuri gucungira hafi. Agiye kubona abona umugore urinjiye,
arinjiye ibaze ko akagira ngo ni sugar mama ntabwo atekereje ko nyina ari mama we yatekereje ko ari sugar mama ase imana ibaze nyine abantu babana batekanye imiryango batayerekanye urumva habe n'ifoto ye basi yari yakabonye yari yakabonye ni kwa kuntu nyine abantu babana gutyo kotyo bakamenya iby'ubuzima barimo aka kanya ntibashaka kwiteza ibindi byo hanze umva damu arinjira yari umusirimu pe yiyambariye neza araza ahoberana n'umwana we mugore ari kubireba aricara mu salo bari kuganira nk'abantu bakundana yaraje aramutuka mumva wandaye y'umukecuru izina rya Yesu mutukiye nyina y'umukecuru ntabwo ngira ibibazo urareba ukabona udushiki reba ukuntu umeze ariko ubwira nyirabukwe urareba ukabona watera ikirenge mu cyanjye ku buryo umva ngaho ntacyo twara umugabo wawe mutware kuko niba waramukunze ndamuguhariye nta soni ariko kuki mutiyubaha kuki umugabo aravuga ati rero urugendo rwiza noneho umva nkubwire uyu ni mama wanjye igihe cyose wahereye untuka uhagarika umutima ugira gute uyu ni mama wanjye hako disi hari abo ngabo bibanira neza na mama wabo kuri urwo rwego we baganira bagaterana imitamo bameze nka mama wa Kirisizi aruhukire mu mahoro rwose barakundanaga pe hari ukuntu ariko buriya nk'umubyeyi upfakara ukiri mutoya buriya aba akeneye keya z'umuhungu we ahita afata umuhungu amugira nk'umugabo we ahita amugira nk'umugabo we nakuzi ko ari byo utwo dukeya twose yagahaye umugabo we agaduha umuhungu utuntu twose aba tumubwira ko ati mwana wanjye buriya papa wawe byari bimeze gutya na gutya umwana we akamubwira ati mama rwose humura aho papa atari ndahari oya sha ntabwo hari genda ntekereza ko niyo mpamvu nyine abahungu bakunda ba nyina bigeze hariya ariko nanone umwana ngerega numva umwana akwiriye kuba umwana yakunda na mama we bagakundana yego ariko nyine nk'umwana kubera ko ntago aba ari nk'umwana nuko ahubwo umuhungu ukunda nyina bigezaho ntashobora guha agaciro umugore ngo amurutishe kubaka biragora ntibibaho kandi igihe cyose umugabo arimo gufata mama we nk'aho ari we wa mbere mu buzima bwe umugore akaba ameze nk'umushyize hariya ku ruhande pembeni mama we akaba ari we uzi imbere icyo gihe rwose uba wakisha uzafata igitenge cyiza abanza ugishyiremo wawe umugisha inama y'ibyo uri bukore mu rugo urambwira turi kugufuha reka tureke gutandukira ariko twa turimo kwibaza ngo ese gufuha biri normal umuntu wese yafuha cyangwa se ni ibintu bya bamwe na bamwe wenda bidakwiriye wenda hari abantu babikabiriza hari abantu nyine babigira ibintu byadanje cyane bakabigira intambara cyane ese biri no gufuha birasanzwe namwe muri comment muraza kutubwira ukuntu mubyumva turagaruka mu kanya rero gufuha mu buryo busanzwe abantu benshi barafuha pe ndavuga ngo abagore ntibafuha cyane ariko ngiye mbona n'abagabo barafuha gusa ngewe ikintu ntemera ni ukwigira nka maneko urumva senti hari n'ababa baregeze maneko pe babandi wagira ngo mbese barabyigiye ugasanga arakontorora buri kantu kose njya numva ngo hari n'abantu bashyiraho abamotari umugabo nimba ashinguye ibirenge mu rugo cyangwa se umugore ashinguye ibirenge mu rugo ugasanga amukurikije umumotari atumukurikira aho akandagira hose uze kumpa raporo umbwire ngo yagiye he yashuhuje nde byagenze gute sibyo cyangwa se ugasanga hari n'abandi ngo bajya muri telefone ibyo bintu murangira arabivuze ahubwo biriya bintu byo guhuza amanimero umuntu akakumviriza kuri fone yawe ibintu uvuga ibyo urimo kuvuga ibyo bintu Dr. Murangira avuze ko telefone ni y'umuntu ku giti cye telefone yanjye ni iyanjye nta burenganzira ufite bwo kuza gukontorora buri kantu kose nimba ari password wari ushaka kuyimenya hari ukuntu mushaka kuya password atari kugira ngo umurebere amabanga ahubwo ari kugira ngo just in case habaye ikibazo tuvuge wenda nk'umugabo wanjye cyangwa se njyewe ubwanjye nshobora kugira ikibazo ariko umugabo wanjye ukazi password ya telefone yanjye akaba ari we ushobora kuntabara akagira icyo arebamo gishobora kumfasha sibyo rero ni muri ubwo buryo njyewe nkubwiye password yanjye kugira ngo just in case bibaye ngombwa
ugire uburyo nyine ukoresha telefone yanjye, ariko ntabwo bivuze ngo ugiye kwigira wa muntu ucukumbura buri kantu kose. Nimba uhamagaye, ninde muntu uhamagaye, urumva? Nimba nitabye, uvuganye nande? Nimba ari kuri WhatsApp ugasanga hari n'abantu biha gusubiza abantu cyane, abonye umuntu umwandikiye, abonye ko ari umugore, atangiye kumusubiza, aramusubiza kugira ngo aze kugera ku ntego y'icyo ashaka kumenya. Tubona niba ari gahunda bafitanye, biribuze kugeraho ayandike musubize, ubundi nza kubafata. Ariko buriya baravuga ngo kisharisha turuve, icyo ushaka urakibona, icyo ushaka urakibona. Buriya telefone niyo yaba ari iy'umuntu uri inosa gute, washatse gukuramo ikintu cy'uko aguca inyuma cyangwa se afite undi muntu bafite ubundi kuntu bavugana, cyangwa gukunda wabibona, ntabwo wabibura. Erega umuntu buriya ahava akagera ntabwo wamushaka ariko sa nguribure. Ushobora no kubona buriya abantu bazi gukuririza akantu ku buryo akantu n'akitwa gatoya ubonye utuvuga uti kumbi nibyo wirirwamo, wagiye mu ndaya zawe zisubiremo. Nimba atashye mu gicuku wenda avuye no mu kazi, biraho bisanzwe. Ariko buriya nubwo ujya umbwira ngo njya nza ku ruhande rw'abagabo, urongeye bagarutseho, buriya reka nkubwire, umugore wafushye ntabwo ingana n'umugabo. Ikiza ni ikihe? Bafushye baba bafite umunwa, baba bafite nta guceceka, nta kubanza no gutekereza ku bintu, ariko na pause ashyiramo. Ashobora kuvuga ibintu ahagaze habizi neza kandi ntabyoze, arabanza agaceceka. Uriya mugabo mu gufuha kwiwe kwanza ntabwo ajya ashyiramo kuvuga ibintu byinshi, ntabwo avuga ibintu byinshi, ahubwo ashobora kubishyira mu bikorwa kugira ngo nta nubwo avuga ikintu atahagazeho. Arabanza wenda akakibona akagitekerezaho, n'akavuga ati reka nkigenzure. Ku buryo ushobora kubikuzanira imbere nawe wareba ugahita uvuga ukabona koko nibyo. Ariko umugore wavugana n'icyo arabona, aragaruka mesaje gusa akidumkije yabonye kaguye akavuga ngo natagiye igihe watagize isaha ukabesha muri kwa runaka wari uri muri ibi ngibi, abantu hagashya ati nanjye nkagira ngo ubu uri mu kazi, kumbe ariko nabaye ikigoryi we. Ati amafaranga yose asigaye yaragabanyutse mu rugo, nimba yarekeye gusabye ntukimuhe. Ati kumbe warakinye, kumbe wagihaye kaba kabaye n'ukuri. Ariko ubundi gufuha birasanzwe, nta gikuba cyaba cyacitse, ushobora gufuha. Ariko kandi niba unafushye, gerageza ubitware gakeya, nyine ubishyire mu bwenge. Nimba hari ikintu tuvuge ubonye kidasanzwe, urukundo ntabwo ari intambara. Ntabwo ari intambara. Urukundo ni ikintu cyiza, urukundo ni uguha umuntu umutuzo, ntabwo urukundo ari intambara. Rero iyo ubigize intambara, urwo rukundo rwawe rurimo akajagari. Kandi no kugukunda, ntabwo umuntu agukunda ngo ubigire nkaho ari gushyiramo imbaraga, ntabwo ari ukumuforosa kugukunda, agukunze ku bushake bwe. Nashaka no kutagukunda nabwo akakureka, it's okay, azagenda ubuzima bukomeze, nta muntu kamara. Njya mvuga ngo nimba umubyeyi ashobora kubyara umwana agapfa, umwana agasigara akivuka, akabaho agakura, wenda ntago abaho neza ko ari kuba afite mama we, ariko ntagapfa. Rero n'umuntu mukundana cyangwa se umugabo mwashaka cyangwa umugore mwashakanye, muri kumwe uyu munsi ni byiza, ariko atanahari nawe ntagupfa. Ushobora guhindura ubuzima, ntube nk'uko wenda bagaho umufite, ariko ntagupfa, ubuzima burakomeza. Rero nta mpamvu zo kwihambira ku muntu. Nimba hari icyo wabonye ukabona utakihanganira, kuramo akawe karenge ugende. Nimba wumva kandi wakihanganira, hagume mu mutuzo, utekanye, umeze neza, nta ntambara. Ntabwo ngiye numva ko abantu bagomba kubana mu ntambara. Ibintu biba ari bibiri, mubane neza cyangwa se mutandukane cyane, kuko hari n'abantu byo gufuha batabikunda. Hari igihe ufuye umuntu agahita abona ameze nk'iki, ukamubangamira, akabona uramubangamiye, ku buryo nyine abakora ibintu bavuga ngo n'ubundi suriya ntajya anyurwa. Noneho wenda rero birakaba wenda uri gufuhira umuntu umushinja ibintu koko akora. None ikibazo kikaba uri gushinja umuntu ibintu atanakora, atanatekereza no gukora, atanarota no gukora. Wari biswaye igihe utuma bikora? Atavuga ati reka ngende mbikore, nayo nshije nanabikoze. Kuko n'ubundi byararangiye, amaze kunshyira ngo ibyo ntari byo, none reka ngende mbikore. kabikora da. Oya, ariko abagore cyane cyane, noneho Cynthia nibo urabizi, Cynthia ni umugabo hano, hagarariye abagabo hano.
ariko kubwira abagore ariko nyine uruhare runini Seti yakunda abagabo ntabwo ari ukuvuga ngo ndabakunda abantu bose muri rusange n'abagore n'abakunda ndabubaha ni n'ababyeyi kumva ariko nyine ewana igitsina gore iyo gihagurutse nyine nanjye mba ndi kwiha urugero rero kuvuga mu bintu bidafite ibimenyetso njyewe ubwanjye ndi umukobwa ndakubwiza ukuri umukunzi wanjye njyewe dupfuye iki kintu ntabwo rirema ubwo si ubwo rirema basazi kandi mwari mwumva mu mutegarugori wowe urakambira uwo mutegarugori ukuntu bizaba bimeze hazaba hahiye kandi ibintu bavuga ko iyo umuntu ari umugore iyo umuntu ari umukobwa ntabwo aba avuga cyane noneho ngiyo umuntu abaye umugore ni ukuvuga nk'isandi iri ku gihe none niba uri kuvuga uri umukobwa niba umugore bizagenda bite uriko ibyo bintu kibyemera yego ibyo bintu uracyabyemera yuko umukobwa avuga gakeya abakobwa ni ba nyamwari ba mutima w'urugo bavuga bitonze batuje ahubwo buriya rero nyine sinzi niba biterwa na kamera abantu babifitiye n'igihe uba uvuga uri umukobwa waba umugore ugasanga ntuvuze ugaceceka ukabona ibintu byose bijya gushyiraho n'igisuri ucecekesha buriya ngo uvuga batarabona sha iyo wamaze kubona ntabwo wongera kuvuga cyane ko nyine hari n'ibintu wirengagiza mu rwego rwabo kugira ngo unitangire abana ukavuga ati abana banjye bakure abana banjye batazambona uko bagakurana iyi mico buriya naje gusanga iyo umuntu abyaye hari imyanzuro ufata kubera ko ufite abana wenda iyo uza kuba udafite abana dore ko ufata indi itandukanye ariko kubera ko ufite abana ukavuga ngo ya iki singomba kugikora kuko hari igihe utekereza ngo nkoze amabi umwana wanjye hakaza usenda ibya bibaje nk'umuntu ahuye bano tuvuge nko guhura n'umwana wanjye naraguhemukiye ukajya kubyitura umwana wanjye ukavuga ati sha uwo mwana wa Diane n'amabi ye n'ubugome bwe n'ubuki bwose ugasanga uri kubihora umwana niyo mpamvu umuntu wese wabyaye ugasanga yiboneye nk'akazi keza mara yanjye ugasanga niba hansanze ntumya akabura uri kumuhora ababyeyi be niyo mpamvu iyo umuntu abyaye hari imyanzuro myinshi ufata mu by'ukuri utakagombye gufata ukayifatira abana bawe kugira ngo ubaharurire inzira atagira umuntu ubahora izina ryawe ribi rero no gufuha hari igihe ushobora kwihanganira umuntu wabibonye ibibi bye akora wenda wabonye n'ibimenyetso by'uko aguca inyuma cyangwa se akora n'ibindi utishimira nkawe nk'umuntu uri mu rugo nk'umugabo cyangwa se nk'umugore uri mu rugo ariko kubera ko ufite abana ukavuga ngo ugapfusha ukabanambira ukagishyiriramo ko rwose hari abagore tujya tubona umugabo ugasanga ahera ku wa mbere ari mu kabari ntabwo kujya guta akavuga ati ariko ndanamba ku bana banjye ati yaza kuba atari aba bana ntabwo ari kuba ni muri uru rugo turimo kuvuga nyine ko bibaho ko bishoboka ariko nanone se tubishyigikire twemere ngo umuntu anambira abana agenda apfire mu rugo ibintu bimucange mu bwabyo kwicara hano turi kugira ngo tuganire hamwe ibintu tubwire abanyarwanda n'abanyarwandakazi ibi bintu kugira ngo nyine bijye bicika kuko ntabwo ari ibintu byiza hari n'igihe uvuga ngo urimo uranambira abana ukagira ngo ntabyo bazi kandi babizi urabona nk'iyi filime njya ndeba ya backstage ica kuri Zacu TV baba bazi ngo barimo guhisha umwana urumva umugabo abaca inyuma umugore we urumva noneho umugore akabimenya ariko agashaka ngo bafite umwana umwe w'umukobwa bagashaka ngo uwo mwana nyine niba abana b'abakire badashaka ko umwana wabo bahungabana badashaka ko hari ikintu amenya mutetesheje kandi ari na mukuru noneho kandi igitangaje ni uko umwana niwe wabimenye byose amenya n'uwo musadiciki wa papa we ni umwana bigana urumva arabimenya byose yagize mama we ngo arimo arabimuhisha ngo arimo aramumusha ngo atabimenya rwose niko bimutera agahinda noneho kandi arabizi noneho n'ibyazi na mama we ntabyazi umwana we uzi byinshi kumurusha rero ugasanga bari kumuhisha umugabo akarara muri saro urumva imyaka se imaze arara muri saro ngazi ngabara ntabwo babizi kandi umwana arabyutse nijoro aramubona aryamye muri saro papa we asinziriye urumva ntiyamenya ko umukobwa we yamubonye ngubwo ngo yahishe ngo arabyuka ngo saa 10 z'ijoro ngo akagenda ngo umwana atarabyuka ngo ntago abizi kandi arabizi byose nta kintu kimwe atazi rero agiye tuvuga ngo turimo tuguprotectinga abana ngo batagira icyo bamenya kumba abana barabizi nta kintu kimwe batazi kuko abana bazi ubwenge ntago abantu babanye nabi abana babiberwa cyangwa bikundi babireba rero kuvuga ngo uri kubanambira ntago ngewe nemera ko wanambira abana
kuko ahubwo nibwo urimo kubica, kuko nibwo babibona, barabona ko utameze neza, barabona ko utishimye, barabona ko mutabanye neza, ariko ukamera nk'aho uri kubitwikira, urumva. Kandi abana babaza ubwenge, ntabwo abana ari abantu bari aho gusa batafite ikintu kimwe babona, ku bwenge bwabo uko baba bangana kose barabibona bakabibona. ngaho ibaze ikintu wowe nk'umuntu mukuru kiba kiri muri wowe kikubangamiye, kiri kukubabaza, ibaze y'umwana kimenye none utakimubwiye, akubaza ukamubwira ngo nta kibazo, meze neza, wenda ndwaye umutwe. Hari ukuntu abantu iyo barimo nko kurira ahita akubeshya ngo amaso arimo kundya, cyangwa se ngo ndwaye umutwe, kandi ikintu kirimo kumuriza urakizi, ubizi neza 100%, uranabibona ko arimo kukubeshya, n'icyo akubeshya urakizi. Ariko mara yanjye rero rwose gufuha abantu tubigabanye, tugire tubaransinge, kandi ikindi dushyiremo ubwenge, umenye ngo si ikintu mbonye wibaza ibintu bibiri, ni ikintu cyansenyera, ni ikintu nakihanganira, ni ikintu ntakihanganira. Nimba wakihanganira tuza uciringe kabisa, nimba kandi utakihanganira nabwo ubwo ufata umwanzuro ugende urugo ruza rukunaniye, kuko none kurugumamo witotomba, uhora witonganya, wigira gute, ahubwo vugana n'umuntu wawe, mubivuganeho, mugire ibyo mubihandoringa, sibyo? kuko uri kumva umuntu utashobora gushyira amarangamutima ye hasi, ntabwo igihe wamufatanye n'undi muntu noneho ibyo wakora urabyumva. Mana yanjye hashya tayari havamo no gukomereka no gupfa. Ntihandi usanga abantu bicanye, kandi nyuma uricara ugahita wicuza, ukabona wari undi muntu bitewe n'uko ntabwo ugeze utekereza ku bintu ugiye gukora cyangwa se ku bintu urimo. Niyo mpamvu nyine buri gihe abantu bagirwa inama yo kudakora ikintu ufite amarangamutima, wenda wishimye cyangwa se ubabaye, kuko igihe cyose uvuze ubabaye uvuga ikintu kibi utatekerejeho, noneho bigatuma nyuma yaho uza kwibaza ngo se ibintu nabivugiraga iki, iyo mbigenza gutya na gutya, iyo bigenda gutya na gutya. Rero nimba ubonye ikintu, nimba bafatiye mu cyuho ciringa, uceceke, ubanze nyuma utekereze icyo gukora, utazisama wasandaye yawe, utazisanga muri gereza ushaka gukubita umuntu ukamumena umutwe kubera ko wenda umusanganye n'umuntu wawe, ugasanga ubumenya umutwe cyangwa urabishe cyangwa urabatwise, tuye tubyumva cyane. Ahubwo ibyiza icecekera ubihorere, ubundi numara gushyira ubwenge ku gihe uzaba wamenye icyo gukora. Twari turimo rero tuganira na Cynthia tuvuga ku gufuha, tubibaza nimba gufuha ari byiza cyangwa se ari bibi, twibaza uburyo byakorwamo kugira ngo nyine bitabangama cyane, cyangwa se bigatuma ukora ikintu kitari cyiza bikuviramo kujya muri gereza cyangwa se ukisanga ahantu hatari heza. Rero nawe uraza kutubwira muri comment, ese wowe urabyumva gute? Impamvu tuba twakoze ntabwo twiharira ijambo twenyine, ahubwo niyo mpamvu hariho n'umwanya wa comment kugira ngo nawe uze kutubwira ukuntu byumva, uze kutubwira se hakorwa iki kugira ngo abantu barushaho kubibaransinga. Nimba ubonye ikintu cyatuma ko kufuha, ese ukwiriye kubyitwaramo gute, ukwiriye gukora iki? Sibyo Cynthia? harimo n'igitekerezo waba ufite cyose ugomba kugishyira muri comment, kuko nyine abantu tubereyeho kungurana ibitekerezo, tukaguka nyine muri make, kandi tugira n'ibitekerezo bitandukanye. Hari uko mbyumva, hari uko Cynthia byumva, hari uko nawe urimo kutureba uri bubyumva ugahita ubyandika. Byose no kugira ngo twungurane ibitekerezo. Ibyo byose rero iyo bihuriye hamwe havamo ikintu kizima kandi cyubaka. Yego, reka tubashimire rero, mwakoze cyane. Ni ukuri mfite abantu benshi badukurikira rwose, ntako muba mutagize. Njye mpora mvuga ngo iyo umuntu avuye kuri rimwe akagenda azamuka, buriya ntago uko biri kose ntago umuntu abasubira inyuma. Niyo wazamuka esikariye imwe ariko nibura ntago ubusubira inyuma. Buri ikintu kibi mu buzima no gusubira inyuma, ariko ko wazamuka kose nubwo wazamukaho rimwe. Hatwe turera abana, umwana umubona yakuze, ubona umubyara uruhinja ariko agenda akura, ntago uramubona uvuga ngo ndi kumureba akura ngo bigenze gutya. Ushinzwe kubona yuzuye ingobyi. Kimwe nk'uko buriya turamutse tugiye ku rugendo,
ukicara sibyo njyewe nkavuga ngo reka mbe ngenda gake yego sibyo gake gake kanje birangira ngeze nibuze ubugeni ariko wowe wicaye birakudindiza niyo mpamvu rero mpora nshimira ngo dukurikirane ukuri kuko navuye ku musabu wa mbere umwe kabisa ngera aho ngeze ahangaha rero ndabibashimira cyane mwarakoze mwaramfashije ariko kandi urugendo ruracyakomeje turacyakomeje mukomeze muze muzane n'abandi mukomeze munshyigikire mukomeze munsharingire ibiganiro no kuri pe murantuha agaciro muri comment mwandike amalike yanyu nyabone no kuri kandi nanjye bizajya bintera imbaraga zo gukomeza gukora no gukora ibintu byinshi bitandukanye. Ikindi kandi wifuza nawe gukorana natwe rwose ni karibu watwandikira amarembo arakinguye ukaza ukadusuhuza ugasuhuza Cynthia n'abandi bose kabisa tuba duhari ku bwanyu. Mwakoze rero mwakoze kubana natwe ikiganiro ni ubutaha.